umusirikare adashobora kubaha umuturage, uwo nta musirikare umurimo. Naranayibabwira bavuga ko umusirikare inshingano za mbere ni ukubaha no guha agaciro iki umuturage. Tekereza ko umusirikare aba yarasinyiye kuzapfira umuturage, icyo gihe kintu asinyira. Wajya gupfira umuntu usuzugura udaha n'agaciro. Hari ibintu 10 nabonye Kagame, FPR na Rdf n'ubwo rugaga numva ngo na Fdlr ibyo bahuriyeho dore ngibi. Nkabasaba ko umuntu wese afunguye kino kiganiro yarakwiye gukora like, agakora subscribe, yarangiza agakora na comment, akagaragaza ikiri mu mutima we cyangwa se akagaragaza ibiri hanze hirya no hino. Kuko icyambere bagomba kumenya ko bayoboye abantu baremwe n'Imana. Nubwo baba barabonye imyanya bayikuye mu mashitani, ariko bayoboye abantu baremwe n'Imana kandi bafite ubumana muri bo. Hanyuma nabo mwishe se nabo. Ibi bintu turambiwe yuko abanyarwanda bagomba kuba abacakara b'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunze bandenganura TV, impirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, namwe abaharanira impinduka mu butegetsi bwo mu Rwanda, guharanira uburenganzira bwanyu mukuba ko mugomba kububona aho muherereye hose ku isi. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Nk'uko mumaze kubimenyera, nitwa Wihanganye Jacques, nk'abandi impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, yaba ari abari mu Rwanda cyangwa abahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi. Uyu mwanzuro cyangwa se izi ntego cyangwa izi nshingano maze imyaka igera kuri 3 ngaragaje ko arizo nihaye, ariko icyo gitekerezo n'ubundi nahoze nyifite uhereye namaze kumenyera ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ari bubi, ari ubutegetsi kirimbuzi, ari ubutegetsi bumena amaraso y'inzirakarengane mu buryo butandukanye kandi buyamena mu buryo butandukanye. Hanyuma rero aho maze kugera mu buhunzi, maze kubona ko hari n'abandi banyarwanda bafite akandi karengane, barenganijwe, babujije uburenganzira mu gihugu cyabo, barahunga, ariko bageze no hanze nabwo babona abandi bantu babicara kuki kwijosi, bababuza nabo uburenganzira bwo kuba bakisanzura mu birebana no gufata imyanzuro yatuma haboneka uburyo bakisubiza igihugu cyabo cyangwa bakisubiza uburenganzira bambuwe n'ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi. Muri iki kiganiro turaganira ku ngingo ebyiri. Iya mbere ndababwira ibintu bigera ku 10 biranga umuyobozi mwiza, kugira ngo umuntu wese azumva iki kiganiro nawe akumva ko ibyo bintu bimurimo cyangwa se azaharanire kugira ngo abigire. Ibintu bisaba kujya mu mashuri cyangwa bisaba iki, bisaba gusa ubumenyi kugira ngo wumve ko ibyo bintu nyine ari byo bizakugeza ku ntsinzi. Kubirebana n'ubuyobozi, nta muntu n'umwe atari umuyobozi. Iyo urengeje imyaka 18 mu rwego rw'amategeko bitabibarwa yuko ushobora kugira inshingano runaka ugomba gukora mu rwego rw'uko abandi bakuri inyuma. Hanyuma ingingo ya kabiri turaza kuba dusesengura tukanayirebaho, nibyo ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye buhuriyeho n'urugaga cyangwa se n'ubutegetsi buri mu mashyamba ya Kongo cyangwa n'ahandi twita ko ari Fdlr nk'uko isanzwe ivugwa. Ibyo bahuriyeho, ahubwo turashaka abantu babaye mu mashyamba bakaba barayavuyemo cyangwa bakina yarimo, cyangwa se n'abari mu butegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi, nimwe muraza kutubwira uko ibyo bintu ngiye kubabwira koko, niba koko hari aho bihuriye, hari aho abo bategetsi bahuriye, cyangwa se niba nababeshye, kuko ngenda umunyamakuru wigenga nk'abandi n'impirimbanyi. Nshobora rero kuba mfite amakuru makeya kubyo ngiye kuvuga, akaba ari impamvu ngira ngo mwebwe muze gutanga iki amakuru afatika muri comment. Nkabasaba ko umuntu wese afunguye kino kiganiro yarakwiye gukora like, agakora subscribe, yarangiza agakora na comment, akagaragaza ikiri mu mutima we cyangwa se akagaragaza ibiri hanze hirya no hino. Kuko ngewe sinshobora kugera ahantu hose ku isi, sinshobora kugera kuri buri rugo rwa buri muntu, ariko wumve ko iyo utanze igitekerezo cyiza cyumvikana kandi cy'ukuri, icyo gihe mu by'ukuri uba ukoze neza kandi uba uduteye inkunga ikomeye cyane. Aha mba nifuza ko igihe cyose ibintu bizagira uko bigenda, hatazagira uvuga ngo ngewe ngo narahejwe.
iyi Ndenganura TV nta muntu umwe ahejweho, utanga comment nkagusubiza, iyo ntagushubije mba ntayibonye, ariko kuba ntayibonye ntabwo bisobanuye yuko itahageze. Rero ntabarambiye, ndagira ngo tuze ku ngingo ya mbere nk'uko nanayibabwiye, ibintu 10 biranga umuyobozi mwiza. Nkabasaba yuko umuntu wese aza kubyumva ashaka ukuntu ibyo bintu nawe atangira kubyitoza kugeza azabe umuyobozi mwiza. Aha hari abantu b'abayobozi ariko batari beza kandi badufiteho iki ububasha. Ibi bintu rero ndagira ngo buri wese yumve ko afite inshingano n'ububasha bwo kugira icyo akora kugira ngo abayobozi babi bareke gukomeza kugirira nabi abene gihugu, bareke gukomeza kugirira nabi imiryango Imana yaremye ikayishyira ku isi, nta numwe abigizemo iki uruhare. Niba udashoboye kuyobora jya ku ruhande, cyangwa se haboneka abakurwanya. Ibyo byose ni ibintu bigenze gute bishoboka. Ikintu cya mbere rero, umuyobozi mwiza agomba kurangwa no kumenya Imana no kuyubaha. Umuntu adashobora kubaha Imana yamuremye, ikarema umuryango we cyangwa ikarema ababyeyi be, ikamugenera uko yabayeho yagiriye mu nda ya nyina kugeza avuyeho, asohotse mu nda ya nyina akagera ku rwego rwo kumenya gufata ibyemezo, abandi bakavuga ati tujya imbere cyangwa se bakayishyira. Ntabwo ari umuntu wo gusuzugura Imana. Icyo kintu cyumvikane gutyo. Ubutegetsi bwose buriho, umuyobozi wese urwego waba uriho, ugomba kuba uzi ko gusenga Imana no kuyubaha aricyo kintu cya mbere kigomba kuranga umuntu. Utari umuntu rero uba uri inyamaswa. Uri inyamaswa ntugomba kuyobora iki abantu. Icya kabiri ni ubumenyi buhagije mu byo akora. Hari abantu bisanze bari mu nzego runaka. Haba ku ruhande rwa FPR, haba no ku ruhande rwa Fdlr. Bagasanga izo nzego barimo ntago mu by'ukuri bazimerita. Ntago ubumenyi bwo guhangana ku rwego barimo ntago barumerita. Aha ndatanga nk'ingero zigera kuri 2 ku ruhande rwo muri FPR. Murabona nk'ura mu general wirirwa avuga ngo akeneye intambara, ngo ariko ngo zizabere ngo mu bindi bihugu, ngo nizizaye ngo mu gihugu cye, ngo kubera yuko ngo zishize ngo bamusezera agataha. Muri make abagirwaho ingaruka n'izo ntambara ahora ateza kugira ngo babone uko arya, bagomba gushakisha ukuntu bamwica kugira ngo aveho, areke gukomeza guteza iki ibibazo. Muri make ubuzima bwe bwose buzaba intambara, kwica, kunyaga, gusahura no gukora andi mabi yose. Ibivamo ingaruka z'intambara turazizi, zo sinzigarukaho. Murabona nk'uriya muyobozi wundi bita na minisitiri wa mintu bumwe wavuze ngo inyenzi cyangwa inkotanyi zari zibowe na Kagame, ngo nizo zigomba kujya zivugwa mbere y'Imana bakazisingiza cyane, ngo Imana ikaza nyuma byanana ngo bakanayihorera. Kagame ubwe chef wabo nakita arekane kuyamuvuga nabi cyane, Imana yo mwijira mubona n'abayoboye we yavuze ko mu gihe ngo batezaga intambara mu Rwanda, ngo barwana, ngo byageze igihe Imana ihunga u Rwanda, ngira ruhunga, ariko wararutinyuka ajya kurukura, ngo aho Imana yari yarutaye yahunze. Ibi bintu byose, ibi bintu biriho, ibi ni bimwe mu bintu bigaragaza neza yuko aba bantu badafite ubumenyi buhagije mu myanya barimo. Kuko icyambere bagomba kumenya ko bayoboye abantu baremwe n'Imana. Nubwo baba barabonye imyanya bayikuye mu mashitani, ariko bayoboye abantu baremwe n'Imana kandi bafite ubumana muri bo, bamwe muri bo babufite. Iyo ugaragaje ijambo nk'iryo ngiryo rero, uba wagize ngo wenda uri kubwira abo mwajyanye kuraguza, wagize ngo wenda uri kubwira abo mwajyanye gucisha ibyo mwacishiye ntazi ibyo ari byo, ariko siko bimeze. Imana yo mu ijuru rero abayobozi ikomeze bahanga iki ijisho. Hanyuma turagaruka ku bandi bantu bari hariya. Njyewe nababwiye ko maze kuva iyo navuye nkagera ahangaha amezi 6 arashize nigenga, nubwo ntigenga cyane kubera ko ndi impunzi nyine, ariko hari aho nabashiye kugera mwebwe mutabasha kugera, cyangwa se hari aho nanageze namwe mwanageze mukanaharenga, ariko hari ibyo nabonye namwe mwabonye mudashaka kuvuga, ariko njyewe ni ngombwa ko ngeza gute mbivuga. Abantu benshi bakomeze kujya bitinya. Murabizi ko FDLR yatangiye ariyo izwi ku isi ihanganye n'ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi. Uko baje kugenda bamwe babyara abandi bakagera n'igihe nayo ubwayo ikicamo kabiri, bamwe bagasigana izina rya FDLR foka, abandi bagasigana izina rya FDLR CNL ubwiyunge, abandi bakagira gute. Ibi byose ni ibintu byakomeje kuba ibanga rikomeye cyane, kandi ibi ngibi bifite hari abantu bagiye babigwamo kugira ngo bikorwe, cyangwa se bakanabiberamo iki inzirakarengane.
rero iyo ubwiye umuntu akakubona gutya kuri social media akirengagiza urwego rw'uru nk'umunyamakuru, akaza agaca iruhinga nyuma akavanga ibi bintu ntuzongere kubivuga, ibi bintu ntuzongere kubivuga ni ibyacu, akirengagiza inshingano z'umunyamakuru, akazi ke abonye n'ihene ipfuye mu muhanda arabivuga. Twebwe dushakira n'amakuru ku bapfuye nkanswe abazima bariho. Aha rero biragaragaza neza ko umuntu wagiye kunyiyama mu gikari ambwira ko ngo ari umwe mu bantu ngo bigera mu Kagame ngo muri Fdlr, akambwira ibintu nje nabyita yuko ari ibintu bitari bikwiye no kuba nta muntu mu kinyejana akwiye kubibwira mugenzi we, kubera ko ivuze ngo ibintu ni ibyacu. Nje ndakubaza, mu banyarwanda ufite umubarana ko muri urwo rugaga ufite nk'umuryango wawe w'abantu magana ngahe, ku buryo ubona ko kandi niyo aba ari so cyangwa ari na nyoko yabonye bataye ubwonko yakuva uruhande akakureka. Rero murumva ko ibyo ni urugero rumwe mfashe, sinshaka kuvuga kuri byinshi. Byinshi biraza kugaragara ku byo bari abayobozi bahuriyeho nk'uko turaza kuba tubivugaho. Ikindi kintu cya gatatu umuyobozi mwiza agomba kugira ni ukwihangana. Niba njyewe mvuye iyo navuye nkaza mfite wenda reka mbyite turoba nk'uko bamwe babimbwira nyine, kuko na Yesu murabizi ko bajya bavuga ngo yasaze, ngo yagize gutega akoreshwa n'abadayimoni. Abantu bose bakora ibintu abandi bantu batabona ko bishoboka kandi koko bumva ko bishoboka bakunze kubitiranya n'ikindi kintu. Ibi rero ntago ngewe mbijyaho impaka, ababibona gutyo ibona gutyo, ariko ndayifata gutyo. Bari bakwiye niba hari icyo nakoze kitari cyiza, saba ngewe yaba n'undi muntu wese uje abagana, bari bakwiye kugira uburyo bamwakiramo, bakagira uko bamuhugura, ariko ntufate umuntu umubwiye ngo ibi byari ibyacu, ngo ntago ngo ari ibyawe, ngo washakaga iki ngo kuri society yacu, ngo ku rugaga rwacu, ngo ku bintu byacu. Ngewe ndibaza, ese navuye hano njya mu biro by'umuyobozi runaka, nkurayo ubutumwa bwe ndabuzana ndabutangaza kuri YouTube channel yanjye? Hari umuntu n'umwe wazanshije akavuga ati ngewe nagiye gucaginga telefone ahantu, umuntu bita Jacques cyangwa runaka agenda atuma y'abantu baragenda cyangwa mudasobwa bayikura nk'amakuru yari arimo, Jacques yatangaza bitemewe. Ngeza n'uyu munsi hari inkuru yatambutse nzayigarukaho ukwayo, kuko icyo n'ikindi kiganiro kwacyo. Ibaruwa nasomye niba bishoboka yuko uwayanditse azi ko atari wayanditse nk'uko namuvuze, azashyira ahagaragara ukuri kwayo. Ikindi niba uwayimpata ifitiye uburenganzira niwe agomba kuza akambwira ati iriya baruwa naguhaye nayigwaye nta burenganzira mfite. Ibintu byo gufata abantu b'abanyarwanda, abantu bakabagira ingaruzwa muheto, bakabica nabi, umuntu ugasanga arimo arayobora urugamba ruri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ari gukina politike muri Amerika, yiryamiye aho ngaho. Abana b'abanyarwanda bari gupfira mu burasirazuba bwa Kongo ntabazi, nubwo yanabamenya icyo azakora n'ugora yivanga mu mafaranga gusa, mu mafaranga gusa. Ibi bintu turambiwe yuko abanyarwanda bagomba kuba abacakara b'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ntambara zarizo zose nta munyarwanda agomba kuba umucakara w'intambara. Tugomba kurwanya intambara zirangiye, zitarangira tukemera tukamanika amaboko bakatugira ingazwa mu yeto, tukemera tugapfa tugashira setu. Ikindi cya kane kiranga umuyobozi mwiza, gufata icyemezo gikwiye. Hari abantu bafite ibyemezo bahubutse, niyo mpamvu umuyobozi agomba guhora ashakisha amakuru ari muri rubanda nyamwinshi, kandi agahora ashakisha ikintu cyatuma abantu bahora bamubona yuko afite ubunararibonye bw'imitekerereze n'imikorere myiza yo gufata ibyemezo. Ndabaha nk'urugero ku mugabo bita Salomo. Murayizi igihe ngo indaya zari zabyaye umwana, hanyuma ngo umwe wabo umwe baramuryamira, hanyuma uwa nyiri gupfa yamuryamiye afata wa mwana we wapfuye amujyana kuri wa wundi nawe wabyaye, ariko umwana batamuryamiye ngo apfe, afata wa wundi muzima amushyiriwe, wa wundi we yapfuye amushyira wa wundi wabyaye umwana we ntapfe, ntamwice. Rura rubanza kuruca, murabizi neza ko bavuze ko Imana yo mu ijuru yahaye Salomo ubwenge bwo kumenya gukora nk'ibyo yakoze, kugira ngo nyina w'umwana nyirizina aboneke, kandi nta mutangabuhamya ugenze gute ubigizemo uruhare. Iki kintu rero cyo gufata icyemezo gikwiye ni ibintu abantu benshi badakunda gukora, barabitinya, ariko si ukubitinya bwo nibwo bumenyi nyine bafite.
ibi bintu rero ni ngombwa yuko umuyobozi muzima agomba ibintu kubigira ihame muri we, akumva yuko ari ngombwa yuko agomba kubikora kugira ngo agaragare nk'umuyobozi nyine. Ikintu cya gatanu ni ukwirinda kuba intinyamaso. Kwirinda kuba intinyamaso. Umuntu aricara akavuga ngo ko mfite abantu 10 bankurikiye, ngo ubu ngubu ikintu ni inkemera kandi atari ko cyari kigomba kuba gikorwa nkurikije ibyabo bantu bashaka, ndabigenza gute? Bikarangira ufashe umwanzuro utari wo, cyangwa se bikarangira abanze gufata umwanzuro kugira ngo ba bantu bagukurikiye 10 bahore bakubona neza mu bibi mwishoramo. Umuntu mumaze mwumve neza yuko umuntu w'umuyobozi agomba kuba ari umuntu akunda Imana kandi ayubaha. Iyo ukunda Imana kandi ukanayubaha, wemera yuko ibyo uzakora byose mu izina ryayo izabikurindamo, cyangwa itabikurindamo ukaba nka Daniel wavuze ngo Imana yadusengera turinda, kandi nayo itaturinda ngo ntabwo dushobora kwemera kugira gute gukora ibyo bari bamutegetse gukora byo gusenga ibishushanyo. Ikindi kintu cya gatandatu umuyobozi mwiza agomba kugira ni ukumvikana n'abandi. Ntabwo umuyobozi mwiza ari njye nshoboye, ni njyewe ngombwa, icyo ntagizemo uruhare, icyo ntakoze, cyangwa icyo nakoze nabi ntawe ugomba kukivuguruza. Umuyobozi mwiza ajya inama n'abandi, kandi akirinda kureka igitekerezo cye cyiza bwo akakijyaho inama n'abandi. Ntabwo bameze nk'abandi bajya mu nama. Najya numva ko Kagame yagagiye mu nama bakazana igitekerezo, akabona ko igitekerezo bazanye atagishaka, ngo yaragurukaga akava mu nama akagenda, akazajya gusigara arwanya bya bindi bavuze, nta gitekerezo atanze, paka bya bindi byo we yashakaga ko bikorwa akaba ari byo yapurika, nawe bizamugeza muzahabona. Ikindi kintu cya karindwi kiranga umuyobozi mwiza, umuyobozi mwiza nuhora ashakisha amakuru ajyanye amakuru amuganisha ku nshingano afite, amuganisha ku mikorere myiza. Ntushobora kugenda ngo ujye kwicara ngo uvuge uti wenda ngiye ndi mu nshingano nyizi, nurangiza tuvugana n'inshingano wenda z'ubucuruzi. Niba udashobora kumenya aho ibiciro bigeze ngo umenye ko ibihe bigendana n'ibicuruzwa ufite, icyo gihe iyo kampani y'ubucuruzi yawe umenye ko nta kigenda cyayo. Niyo mpamvu muri ibintu bya politike hari abantu benshi bisanze muri politike kubera ko wenda bafite ubushobozi bwo kuba bahagarara imbere y'abandi kubw'ubutunzi bafite cyangwa kubw'ababashyize aho ngaho, ariko badafite ubumenyi muri politike s'il vous plaît. Niyo mpamvu ubona tuzakomeza kugenda duhura n'ibibazo byinshi, ariko Imana ikagira gukira ngo we Jacques haguruka, nayo izagurutsa abandi, n'abandi bahagurutse nabo mufite umutima wa kimuntu wo kurenganura abanyarwanda, namwe Imana ikomeze igenze gute ibaho umugisha. Hanyuma intego icya 8 umuyobozi mwiza agomba kugira, agomba kuba intangarugero mu byiza apana mu bibi. Umuyobozi mwiza agomba kuba ari intangarugero mu byiza apana mu bibi. Icyo kirumvikanye. Icya 9 agomba kuba ari umuntu witangira abandi. Hari aho mugera mu byo mwari murimo ugasanga bamwe bacitse intege, wowe ukavuga uti reka ngiye mbyuke ngende njye gukora ibyo nkora, wenda abandi baransanga. Hari n'igihe uzajya gukora ibyo ukora ukabirangiza ntawe ugusanzeyo, ariko umuyobozi mwiza igihe akiri mu nshingano agomba kwihangana paka agakora ikintu, agakoresha imbaraga zose zizatuma agera ku ntego z'icyatumye aba umuyobozi. Icya 10 nacyo cya nyuma ashyira mu kuri mu birebana no guca imanza cyangwa gucishiriza, gushyira mu kureka tubyite ku cyonje cy'ikinyarwanda kizwi. Ushobora guhura na kesi runaka, icyo banakita ngo ni enigme question, ikintu mbese ubona ko kidasobanutse ariko kimbogamizi, kuyisobanura rero bikaza kuba ikibazo. Ubwo aho ngo ugomba gushyira mu kuri ukavuga uti se ibi niba byari bimeze gutya byavuye ko bigenda gutya. Niyo mpamvu rero umuyobozi muzima agomba kuba asenga Imana, bariya mwagiye mu mahembe mukajya mu mapfumu mukajya gupfumaguza mukajya kugira gute, Uwiteka azabasezerera kandi Imana izabikora, ndazi neza ko izabikora. Rero nkuko nawe bibasezeraniye, reka tuze ku bintu by'ingenzi 10 nabonye hano, cyangwa natekereje ngiye nk'umunyamakuru kandi nkaba nk'impirimbanyi ku rwego rwanjye. Hari ibintu 10 nabonye Kagame, FPR na RDF. Abo navuze Kagame, hacya FPR na RDF, niko Kagame burya arihariye.
hari igihe afata umwanzuro aba bantu bose nta n'umwe agishije inama. Senateri Evode Uwizeyimana yarabivuze. Ibyo bahuriyeho rero n'ubwo rugaga numva ngo na Fdlr, ibyo bahuriyeho dore ngibi mu rwego rw'isi, mu rwego mpuzamahanga. Ibi ngibi muri comment ndashaka ko muza kutubwira koko niba ariko bimeze cyangwa atari ko bimeze. Ushobora kubihakana ko ntago wakuraho icyanditswe ku rwego rw'iki mpuzamahanga. Icya mbere, Kagame ashinja Fdlr ko ari abajenosideri. Cyo turacyemeranwa. Ugihakana azatanga ibimenyetso. Jewe ndabifite n'uyu munsi aravuga ati nimubampereze, nyamava akomeza kujya kubahiga hehe mu mashyamba ya Kongo. Ndemeza neza yuko Fdlr cyangwa n'abayobozi ba Fdlr cyangwa n'abahutu bizwi ko aribo ngo bagize ngo Fdlr ngo ku bwinshi, nabo bashinja ubutegetsi bwa Kagame kubakorera iki jenoside. Niba itaremewe mu rwego mpuzamahanga nuko babuze imbaraga zo kugira gute zo kuyemeza, ariko jenoside ngiye ndemeza ko yagenze gute, yarabaye. Niba itarabaye ngo yitwiye abahutu, yabaye ubwo n'iy'abatutsi nayo ubwo ntiyabaye, kuko iy'abatutsi yabaye nako n'iy'abahutu yabaye. Ikintu tucyemeranyweho gutyo. Ikindi urumva ahangaha, ikindi ni uko ubutegetsi bwa Kagame uyu munsi muri Kongo bamaze kwemeza yuko bwakoze jenoside bukica abahutu b'abakongomani mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu mubyumve neza, nubwo Kongo yemeza yuko ari abahutu b'abakongomani bishwe, ariko mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo hatuyemo abahutu b'abakongomani gusa. Mumenye ko ariyo bene wacu bose bahungiye, ababashaye kuhava bakajya ahandi ntabari bishoboye, ariko burasirazuba bwa Kongo bwari butuwe n'abanyarwanda benshi. Nimwe bavuga ko Kagame n'abambari be bisha abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo, mujye mwumva ko ari abanyarwanda barimbuye. Ikintu cyumvikane gutyo. N'uyu munsi muracyabona muvuga ko abantu bose ngo batuye mu burasirazuba bwa Kongo ngo bari abanyarwanda. Hanyuma nabo mwishe se nabo. Icyo ngicyo kirumvikana. Hanyuma ikindi bahuriye bose ni ba criminals. Ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo gukora jenoside. Ubundi ntambwe ya mbere ni criminal. Wabaye mu criminel, uramazwa mu criminel, hanyuma nyuma ukazaza gukora iki jenoside. Burege isigaye ahangaha ni ibihe bigomba kugaragaza iki uko ibintu bizagenda. Ikindi politike y'urwango bose bayihuriyeho. Kagame aravuga ati twebwe bariya abantu bahungiye mu mashyamba ya Kongo baje batwica bakatumara, akabyigisha abanyarwanda bari mu gihugu. Hanyuma abari hanze nabo bakavuga bati natwe ubwacu, kuko ngewe namaze kuvugana n'abantu benshi kandi maze no kubona abantu batandukanye. Ibyo mbabwira ni ibintu nzi neza. Abo nabonanye nabo, wenda sinabonanye na benshi, muri bo harimo n'abafite umutima muzima ariko sindababona ngo menye ko twaganira. Nakavuga ati natwe bari abantu baraturimbuye, natwe tuzabarimbura. Iyo niyo system igenje gute ihari. Niba atari nayo ihari, hari ukuntu bipanzwe, ariko byumvikane ko nta muntu, abantu benshi cyane bo mu mashyamba ya Kongo kugira ngo bazakira umuntu avuye mu Rwanda bumve ko ari umuntu warenganye, ni ibintu bigoye. N'uyu munsi mu mabaruwa nagiye mbona bagenda bandika bakayandikira abo mu nzego nkuru z'igihugu, nta n'umwe aragaragaza ikibazo cy'abanyarwanda bari mu gihugu. Niba yaranakigaragaje byaba bibaye vuba ahangaha, kuko nakomeje kujya ntaha benshi nkababwira none se sha ko mukomeza kugaragaza iby'iwanyu, abe mu gihugu ntimugaragaze ko natwe turi guhunga, bizagenda bite? Kandi nimugaragaza iby'iwanyu bizarangira mukanga kugaragaza ibyo bari mu gihugu, bizarangira mutashye, kuko bizi ko bari mu gihugu nyine babayeho neza, kuko ntibashoboye kwivugira. Icyo utagaragaje kiba nta gihari nyine. Ikindi bose ni abarwanyi, bose ni inyeshyamba. Ntabwo njye najya kuvuga ngo Kagame ngo afite ubutegetsi. Kagame ni inyeshyamba ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nta cyizere cyo kuguma ku butegetsi afite, kuko ntabwo ushobora kuba uri umuntu utari inyeshyamba ngo wumve ko ugomba gusenyera umugore n'umwana, umuryango ukawusenyera ukawusiga hanze, warangiza ukagenda ukajya kubaho we n'umugore n'abana bawe. Imiryango y'ushinzwe kurinda iri mu gihugu cyawe ikitabira ibikorwa byawe byose, ukayireka hanze, imvura ikayinyagira, izuba rikayigwira. Hari abantu mwahoze mbona barimo batabaza abasenyewe, abamburirwa mu mabanke, abajya gukora imirimo ngo leta ngo yazanye ngo byo gufasha ngo abatindi n'abakene bose ntibishyurwe. Kugeza ubu ngubu mu Rwanda, abantu benshi bo mu Rwanda bamaze kwishyiramo uturemangingo two gukora ibyaha kugira ngo babone uko babaho, harimo kwiyandarika, kwiba no gukora ibindi bintu bitakwikiremwa muntu kubera ubutegetsi bwa Kagame na Fpr Inkotanyi ibyo birimo bakorera. Ibi rero nta mutegetsi muzima uzi ko yizeye ubutegetsi ashobora kubikora.
iyo ko FDL ari inyeshyamba byo ntitubigarukaho, niba atari inyeshyamba ubwo samahani. Icya gatandatu, kugira abanyarwanda imbohe n'abacakara. Aba bose ibingi babihuriyeho, byo ntabwo mbigarukaho, muri komenti zabibonamo. Kuko ariyo mba ntashaka kuvuga cyane, ariko mbashaka kugira ngo mfungure amaso yanyu, buri wese abashe kugira icyo abona. Icyo uzabona kizakimbwire, icyo ubona kibi nacyo kimbwire, ubundi yenemeye kuzakosoka iyo nzabona ko nibeshyeho. Icya karindwi, kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aba bantu bose aho bava bakagera, niba Kagame yafashe abanyamakuru barenga ibihumbi bakaba bari mu magereza, nuko afite ububasha n'ubushobozi bwo kubafata. N'uyu munsi nanjye ndazi neza ko FDL iramutse igize ubushobozi nk'ubwo Kagame afite, hari igihe nanjye naba ntari kuvugira hano, hari n'abandi baba batavuga. Ariko uyu umuntu aciye mu gikara akajya kukwereka ibyago uzahura nabyo, ko niwongera kuvuga icyo wabonye kandi ukibwira rubanda, ari narwo n'abashingiyeho iki ubutegetsi bwe. Kandi ubutegetsi nyine abantu twese tubona ko ikibazo dufite ari kimwe, wowe wumva yuko uwo muntu mu by'ukuri afite ikibazo kize cyihariye. Ngenda avuga FDL kuko ababimbwira bambwira ko ari aba FDL, abandi bakambwira bati FDL nta muntu umwe FDL umeze gutya. Nanjye nkeneye ko nzabona umuntu muzima muri FDL adekarara akandika ibaruwa cyangwa agaca ku kinyamakuru runaka akavuga ati twebwe dore uko tumeze nguko. Icyo nicyo shaka. Rero kiri kintu cy'umunani bose bahuriyeho, kutigirira icyizere. Igihe cyose uzahora ushakishiriza igisubizo cy'ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, ukagishakishiriza mu rupfu, umwishe, umuhotoye, cyangwa se umukoze ikindi kintu kibi kizatuma kuzinukwa, jya umenya ko utifitiye icyizere. Ibi byose biterwa no kutizera iki Imana yagushyizemo mu mwanya. Ikindi kintu cya 9 bahuriyeho ni kuyoborera mu bwoba n'ubwihebe. Kuyoborera mu bwoba n'iki n'ubwihebe. Ibi bintu byose bano bagabo babihuriyeho. Hanyuma icya 10 ni kuyoborera, icya 10 gutsindwa politike mpuzamahanga. Aba bagabo cyangwa abayobozi bose batsinzwe politike y'iki mpuzamahanga, diplomatike, biturutse ukwigira ibitangaza no kwanga kugirwa inama niyo zaba arizo kubakura mu rupfu cyangwa mu kaga baba barimo. Ukavuga ngo ngewe ndi generale, ngo umwanzuro nafashe niwo ntusubirwaho. Kandi nabwo ati wafashe umwanzuro utari wo oya. Ukumva ko udashobora kujya n'abandi bantu inama ngo mujye inama muvuge muti twebwe dufite ikibazo cy'inzara, turabona ibyo kurya duciye muri izi nzira. Ushobora gupanga iyo wenda kujya kugura ukoresha amafaranga ufite, urabateka dusenga Imana. Hari n'abandi basenze babona ibyo kurya, icyo kintu mukamaza mukakigaho neza, mukareba niba koko ibyo mushobora gusenga Imana ikabaha ibyo kurya, cyangwa se niba mushobora koko kwemeza ko mugora gukora mu mufuka wanyu kujya gushaka ibyo kurya mubiguze. Ubwo ni urugero rutantanze. Aho harimo ibintu byinshi. Icyo kintu kirarangiye. Ndakomeza mbabwire ko nkeneye komenti zanyu, share, like na subscribe. Hanyuma rero hari inama ngiye mbagira nk'impirimba. Ngiye ntago ndi umurwanyi, ariko igihe kizagira ndwane n'ubundi umurwanyi wo mu bitekerezo, ntago ndi umurwanyi wo gukoresha ingufu n'ibindi bintu runaka. Ndacyabagira rero inama abayobozi bose maze kuvuga mufite ibintu muhuriyeho, hari ibyo ngomba kubagiraho inama nubwo hari ibidashoboka. Kuko umuntu amaze kujya ku rutonde kuko ari umujenosideri cyangwa ari umukriminazi, inama ngiye kumuha zizatuma wenda Imana imwakireze ko azaba yarisubiyeho, ariko kuvuga ngo wenda ngo bizakurinda kuba wakisanga aho ugomba kujya, byo ntago nabikwizeza. Gusa Imana ishobora kubikurinda nyine kuko Imana ibaho, kandi Imana yemera abanyabyaha iyo bihanye bakareka ibyaha byabo. Nta muntu n'umwe w'inosa wonze ari ku isi cyangwa utari umunyabyaha, ariko ibyaha byacu biratandukanye ku rwego rw'imikorere yabyo. Wenda twakoze bike kubera ari rwego twari turiho, ariko rero inama mugomba kugirirwa ni iyihe. Inama ya mbere, inama abamaze kuvugwa hejuru bagirwa
guhagarika imiyoborere cyangwa imitegekere irangwamo ibimaze kuvugwa hejuru. Iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri ni ugukunda igihugu n'abenegihugu bagaharanira kugira ubutegetsi bushingiye ku buringanire bw'abenegihugu imbere y'amategeko, ubwisanzure n'ubwuzuzanye n'iterambere n'ibindi byose bikubiye mu mahame y'iki ya demokarasi. Ko mugomba kujya mutandukanya ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi n'ubutegetsi bushingiye ku ngoma ya cyami. Ibyo bigomba kuba bitandukanye tout simplement. Hanyuma rero hari inama, aba bantu ngira inama bashobora kwanga kuzemera cyangwa bamwe bakazemera abandi bagasigara ari baruti. Abazemeye rero n'abanyarwanda batari bisaga muri ibyo bintu, dore inama mwese mbagiriye noneho muri rusange. Inama ya mbere, inama zigirwa abanyarwanda bose, gutandukana n'ubutegetsi bubi bufite imitegekere n'imiyoborere yamaze kuvugwa hejuru. Biranavuze n'ibicyaha harimo byinshi. Mu bikorwa no mu myumvire no mu ntekerezo n'indi mikoranire yose, nubwo ubutegetsi bumeze butyo. Yose abanyarwanda n'abandi bantu bafite umutima muzima bagomba gutandukana n'abantu bafite imitegekere n'imikorere haba mu myumvire mu buryo bwose bwo aribwo bwose bishoboka n'ubutegetsi bumeze nk'ubwo twamaze kuvuga hejuru. Icya kabiri no guhinduka, tukiyemeza kandi tugaharanira gushyiraho no kugira ubutegetsi buduha agaciro twebwe nk'abanyarwanda nyine cyangwa nk'abaharanira nyine ubwo butegetsi, no kutwubaha. Ubutegetsi buduha agaciro kandi bukanatwubaha. Hari ikintu kibabaje, ejo bundi nigeze kubona hari abantu bagiranye ibibazo muri bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu gihugu runaka. Umwe agenda ngo yari umusirikare, noneho ahura n'umuturage ufite amafaranga, arangije baravuga ati dushyireho akantu runaka twigisha abantu, tuzahera kuri etape iyi tugere kuri iyi, tuzabona uko tubashyiramo ibitekerezo byacu kugira ngo bazabashe kuza natwe badushyigikire muri politike yacu. Uwo musirikare we akavuga ngo ntabwo ngo yakujura umusivile, ngo bamaze kugira amafaranga ajya kugambanira ya mafaranga, birangira nabo abantu bavumbuye umugambi wabo upfa gutyo. Ubwo rubanza narugiyemo kuri social media, ntabwo nshaka kurugarukaho, ariko muvuze ko niba umusirikare adashobora kubaha umuturage, uwo nta musirikare umurimo. Naranayibabwira ko umusirikare inshingano za mbere ni ukubaha no guha agaciro umuturage. Tekereza ko umusirikare aba yarasinyiye kuzapfira umuturage, icyo niyo kintu asinyira. Wajya gupfira umuntu usuzugura udaha n'agaciro. Ibi rero mu by'ukuri abadukurikiye n'abazadukurikira mu gihe kizaza, Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.